kuvuga ku bijyanye n'intungamubiri, tuherutse kuvuga uburyo bwo kurya neza, dore ko benshi baba bazi yuko kurya neza ngo iyo uriye ifiriti cyangwa se ukarya inyama ngo burya uba uriye neza. Hari n'ibindi twirengagiza ariko si ukuvuga ko tubyirengagiza tubishaka, akenshi ngira ngo ni uko tuba tutabizi. Ngewe rero burya nkunda kwirira abantu ba kera impamvu barambaga, ntago impamvu yatumaga baramba bagasazira igihe ku myaka navuga ikwiye, baryaga ibintu bitagira amavuta. Ngewe rero hano aya ni amateke araryoha. Amateke turaje turebe akamaro k'amateke n'intungamubiri dusanga mu mateke. Ibi biryo biraryoha. Uzi wiririye wenda umutsima w'amasaka urimo ubugari bw'imyumbati, ni ibiryo biryoshye cyane. Ariko kera baryaga umutsima w'amasaka wo bita rukacarara. Ibiryo nk'ibi ngibi biraryoha kandi bigakomeza amagufwa, bigatuma rwose amagufwa akomera kandi n'iminsi yawe yo kubaho ikiyongera. Ahangaha rwose ubu amateke, uzi amateke kuyasomeza amata ntako bisa. Ntako bisa pe, amateke araryoha cyane. Ushaka kugira ngo ni imyumbati urimo kurya. Amateke araryoha, hahandi uba urimo kurya ukibagirwa ko ari iteke, ahubwo ukagira ngo ni imyumbati cyangwa ikijumba. Ariko kareba mbabwire, ibintu bijyanye n'amafiriti mu bigabanya. Ifiriti nicyo kintu cya mbere kidutera ibibazo. Ariya mavuta yo mu mafiriti niyo ya mbere adutera uburwayi bw'umubiri, nta n'intungamubiri zibamo. Ubu mbabwira ibiro byanjye bitewe n'ibiryo nkoresha, ntabwo wakwemera ko mbifite. Amateke nibyo biryo byanjye, ibijumba, imyumbati, akawunga. Urabibona ko mfite apeti rwose, ubona ko ndi fiyeri y'amateke. Ahangaha nubwo wanze yuko nkugaragaza imbere ya kamera ngo umbwirire abafana barebe bumve ibyiza by'amateke, ariko barabibona yuko ndi bon apeti. Araryoshye cyane. Hari umuntu turi kumwe hano yambwiye ati niyo ntajya imbere ya kamera ariko ubu ni bize cyane, nimpuguka ndabibabwira. Uzibona umuntu arimo kurya afite apeti, niyo waba rwose udakunda amateke uhita uryoherwa. mbabwire ibiro mfite
kubera ko ndya ibinyamafufu. birarenze ibingibi rwose. Umva, hari igihe rimwe na rimwe niryoherwa n'ifunguro mba nateguye, mbabwiza ukuri, nkahita mbura uko mbivuga, nkumva mbiburiye igisobanuro rwose. Kera bajyaga ninde kera bigeze batuka ngo karya amateke? Kera bajyaga batukana ngo karya amateke. Dore karya amateke. Abantu bakuze ba kera bajyaga batukana ngo karya amateke. Uzi umuntu akubwiye ati karya amateke, uhita ubigera gutya. Iyo ndiye amateke mba numva narenzwe cyane. Mba nabuze amagambo nayavugaho ndimo kuyarya. Umva, mba nabiburiye ariko mu kanya reka nze mbahe igisobanuro cyayo. Mukurikire iyi video nze mbahereze aya mateke, ndabizi murayakunda. Mwiteke imbere n'inyuma. Ndekera kambabwiza ukuri. Oya, kambabwire ikintu kiryoha mu buzima ni iki? Nyandikira muri komenti umbwire ikintu kikuryohera kuri iyi si ya rurema. Ikintu kikuryohera mu buzima ni iki? Nanjye ndakikubwira. Unyandikire umbwire ikintu wabonye wavuka wangana gutya, watangira kubona YouTube channel wangana gutya. Kivuge, cyandike, abasoma komenti bose babirebe. Nanjye numara kubivuga munyandikire mumbwire ikintu kiryoha
mu buzima ni iki wagereranya kiryoha wagereranya n'iri teke? Ndategereje kandi nimubimyandikira mukambwira nanjye ndabasubiza ikintu nabonye kiryoha kijya kuryoha nk'iteke.